Yes, amakuru ari kugenda ahwihwiswa nuko showspeed atigeze akunda uburyo abanyarwanda bamwakiriye, nubwo bamwakiriye bamushagaye cyane, biriya bintu ntabwo yigize bikunda. Abantu benshi bagiye bavuga kuri kino kintu, ariko turagira ngo tuze gisesengure duse nkaho tugishyiraho umucyo, twibaza impamvu mugani abastari banini, aba influencer bakomeye cyane, ugasanga umuntu ayobora ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu ariko yaje gushegera uyu musore showspeed, ndetse n'abandi banyamakuru ba siporo nagiye mbabona bashikoye bari kureba uyu musore Speed. Ibi ni ibintu byagaragaje insura mbi mu banyarwanda, cyane cyane baba content creator twemeraga, babandi bari bafite izina rikomeye, nibo batumye bino bintu bisakuza cyane. showspeed akigera mu Rwanda byagizwe ibanga, twese twarabimenye, ariko mu kugirwa ibanga amaze kuvuga ngo ndaza gusura naha, aba content creator bagiye batandukanye bari basheze, bamwe na bamwe barinda nubwo bitura mu migina, ariko abenshi batangiye kuvuga ko ibi bintu bidakwiriye, kubera yuko niba wafata umunyamakuru nka Yakiriwe ari kugaragara ari kwikora ibintu nka biriya imbere y'umusore w'imyaka 20, yego nubwo yubatse ibigwi byiwe, ntago ari ibintu byiza, kuko afite abantu bamukurikirana, afite abantu influencinga bamubwira uti Lucky wacu turakwemera. Ariko iyo habona undi muntu akaza akaba yamukoresha ibikorwa bisa nkaho bidakwiriye, bibabaza abanyarwanda. Umugabo umwe yitwa Burikanu, ndakeka mumuzi Burikanu, yaje atonganya abastari bagiye batandukanye bari ahangaha habereye uyu muhango, cyangwa se uyu muhango wo kwakira uyu musore showspeed, kandi kigaragara nta n'umuntu yigize afasha mu ba content creator ba hano mu Rwanda. Ibi bintu bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko showspeed yaraje, ibinyamakuru birandika, abantu barandika, yego nibyo pe, ari kugaragaza ishusho ya nyayo ya Afurika, ari kubrandinga igihugu cyacu. Ariko se nimba bino bintu ari kubikora, ni ngombwa ngo ba bantu badanje, ba bastari bahure nawe, baze abaturage babasunike? Ibaze kuba wari icyamamare, ufite imodoka ugendamo, uri umugabo wubatse, ariko ukajya gushungamiriza umuntu akaza akakujugunya, aho kugenda ugiye gutara inkuru gusa, ahubwo ukagaragara muri ba bantu, muri rwa rubanda nyamwinshi nabwo ruri gukora ibintu ukagira ngo ntabwo bize. Patino rero yavuze ati abanyarwanda hafi ya bose ntabwo bazi Icyongereza. Uyu musore showspeed ntabwo yigize akunda uburyo bano bahungu bamwakiriye n'amakamera n'ibiki byose. Iyo ugerageje kugera mu bindi bihugu ubusanga showspeed ari kugenda abantu bamushagaye, ariko ugasanga itangazamakuru ntabwo ryigize ribyivangamo cyane. Sinzi impamvu, nimba ari uko byari byabereye muri Kigali, nimba ari uko byari byabereye ahantu byagiye ku karubanda, aba content creator benshi bari baje gushaka ama views, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, aba content creator benshi bari kuvuga ko ntabwo bigize biyubaha kuri uriya munsi wa showspeed aza mu Rwanda. Mwabonye rero showspeed bamwe na bamwe batangira kumwiyitirira, bavuga ngo yaguze amazu ngo za Nyarutarama, ngo yakuburiwe ngo ibiki, ngo ingagi ngazaza ngo kwita izina. Abenshi baza muri uwo mujyo, kandi ni ukubeshya. showspeed ko yageze mu Rwanda ejo bundi umusibe ejo, yabashije kugura inzu ryari, yayisinyeho ryari, ko abantu muri kutubeshya, aba content creator benshi bari kuza hano bari kubeshya. showspeed nta nzu yigize agura. Byonyine wabuze kugira ngo uri umunyamahanga kugira ngo ugure ubutaka mu Rwanda, bica mu nzira ndende. Ntabwo ibi bintu byabaye muri uyu mwanya ungana gutyo mu masaha 12 yamaze i Kigali gusa. Ibi ni ibintu rero biri kugaragaza igihugu cyacu nabi,
niba content creator basaze baguye, abanyamakuru barenze mani tunatinya, bagiye hariya bakabwanuka bagasaragurika. Ibi ni ibintu bibabaje cyane bitewe ko kariyeri yabo irasa nkaho iri kurangira. Wakakwiye kuba ugiye gutara inkuru ukaza ukayibwira abanyarwanda, dore ko abantu benshi banarebye iyi live babonye ibintu byabaye, babonye ibintu byose showspeed yagiye akorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko amakuru ahari nuko showspeed bitewe n'uburyo abanyamakuru bamwakiriye ntago ngo yabikunze cyane, niko abantu benshi bari kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga baba content creator. Gusa nanone si ibyo gusa, ntago twabura ibyo dushima showspeed yakoze. Yaraje yerekana isura nziza y'igihugu, yerekana abanyarwanda, yerekana umuco, aza gusura stade Amahoro, yewe yinjiye no muri arena, areba arena yacu, aratanga aravuga ati ntabwo bishoboka ko hano ari muri Afurika. Abanyamahanga benshi bavuga ko muri Afurika nta kintu na kimwe dufite, ngo muri Afurika ngo nta hantu ngo hibereye ngo amashyamba, ngo abantu baho ngo batatunzwe no guhiga. Ariko showspeed yabigaragaje, abanyamahanga basaze baravuga ngo ibi ntabwo bishoboka, mwaratubeshye, mureke tujye kwisurira uriya mugabane. Dore ko benshi usanga abantu afite n'inkomoko hano muri Afurika, abenshi ntabwo bari bwagere hano muri Afurika ngo baze no kuba bahasura. Niyo mpamvu usanga abenshi baba badufata nk'imyanda, kandi baba bavuga ngo hano ngo nta internet bagira, ngo nta byo kurya, ngo bahura mu mirire mibi, ngo nta hantu h'intambara gusa barwanira ubuyobozi, nta kindi. showspeed nibyo yaje gukiza. Nubwo twanenga aba content creator bo mu Rwanda, tukanenga abanyamakuru barimo ngo yakinze Imana, ariko n'uburenganzira bwe. Yagiye nk'umunyamakuru, nanone tumugarukire, sibyo? Yagiye gushaka inkuru. Byari ibintu byiza kuba umunyamakuru yagenda hariya akaba yahura n'ikibazo, ukabona nawe yafanye. Ni ibisanzwe showspeed ni umusitari. Twese aba content creator cyane cyane abo kuri YouTube rwose tumureberaho ibintu akora, tukamwigana, bikageraho bigakunda. Rero ubu nicyo gihe ngo aba content creator bo mu Rwanda bige kwiyubaha, kandi bige no gukoresha zino mbuga nkoranyambaga neza. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi ntago ari byiza, ntago bishobora kuba byazana umusaruro ugaragara muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nge rero muri kubana nitwa Tsinda, nagira ngo mbasuhuze, mbabwire ko showspeed bamwe na bamwe atigize bamukunda, batigize bamwishimira habe na gatoya, bitewe n'ukuntu bari bamufashe. showspeed yaje nk'umwami, asanga bamuharuriye ikibuga, ariko mu kumuharurira ikibuga bamwe na bamwe bari bazi yuko showspeed ari buze guhura nabo, akagira bamwe na bamwe aremera, akabaha ibiganiro, bakaza kuba barebwa. Ariko showspeed yaje wiwe afite gahunda ziwe zimuzanye, ntabwo ibyo yigize abikora. Umuntu bahuye n'umwe gusa, yahuwe n'umuhanzi Bruce Melody, aho yaramubwiye ati ndakwinginze muvandimwe, ncurangira iyi ndirimbo mu ndirimbo. Mwarabibonye yaragiye abivuga, niwe musitari mu Rwanda waje ahura na showspeed. Ubwo rero ni Bruce Melody nari nabakoreye ikiganiro mbere mbabwira ko showspeed azaza aje muri gahunda yo gupromotinga iyi ndirimbo Pum Pum ya Bruce Melody na Diamond na Brown Joel wo muri Nigeria. Ibi bintu narabibabwiye kandi mwasanze ari byo. Niba uri mushya rero kuri iyi YouTube channel yacu, ndagira ngo ngusabe ukore subscribe kugira ngo ubashe kumenya ibintu bigiye bitandukanye mu myidagaduro yo mu Rwanda, cyane cyane mu muziki ndetse no muri sinema. Rejo tuzabakorera izindi nkuru zaba zigezweho kuri uyu munsi ndetse n'ejo. Mwakoze kudukurikira, mwakoze kuba mwabanye natwe. Imana yo mu ijuru bahereze umugisha. Ciao ciao, nge nitwa Tsinda. Reka dutsinde, twese dutsindane. Mwifurije gutsinda.